Ebe byiza bakurikira ubukungu tutegereje ndabashimira ku bakurikiye ikiganiro twakoze reka uyu munsi noneho tuze tugira akandi kantu ka kabiri ku gice cya mbere kubera ko turi kuvuga bimwe mu bintu batubeshya cyane yuko ari byo bintu byerekana neza umuntu wahiriwe mu buzima cyangwa se bigufasha guhirwa mu buzima. Ariko hari impamvu bino bintu twabivuze biriya bintu bitatu turi buze kuvuga. Ikibazo ni uko sosiyete ibyibandaho cyane ku buryo abantu babona aho bitari bidashoboka yuko hari ikintu wageraho. Ejo nababwiye ibintu byitwa gukora cyane. Mu nyumve neza, gukora cyane ntawe bujije. Ariko ikintu kimwe wenda hari ibibazo bibiri nshaka kukubaza mbere yuko dutangira. Gukora cyane, ese ubonye umuntu ukora ibintu ariko bikanga, cyangwa se undi muntu akabikora nawe ukabona nawe wenda byarakunze ukababona bwa mbere, wowe bakubwiye ngo ninde ukora cyane muri abo bantu babiri wavuga nde? Nje kuri nje natora umuntu mbona ubikora bikanga. Impamvu wenda nazabivuga ubutaha, ariko ikigaragara kenshi nimucunga neza nawe aba yashyizemo imbaraga nyinshi kugera kwigane ariko bikarangira byanze. Ahubwo bo bari abantu nanone ikindi kintu ntago bisobanuye ko buri mukire wese uri kubona hariya impamvu yakubwira ko yakoze cyane, ntago impamvu abantu bose bakize bose ntago ari uko ngo bakoze cyane, hoya, ahubwo hari igihe baba barashyize imbaraga ahariho. Iki nicyo kintu ahubwo bakwiye kugwa, aho kuvuga ngo ukore cyane, ahubwo nibyo bakubwira ngo ushyire imbaraga ahantu hanyaho, ari byo bita smart work. Reka uyu munsi tubisobanure noneho turebe icyo umuntu abitekerezaho n'impamvu mbona yuko ari ikinyoma, kubera ko kukubwira gutya gusa ngo gukora cyane, hari abantu benshi tuzi bakora cyane, bakora n'amasaha menshi, ariko amasaha bakora ntago azana umusaruro ungana nuko mwe mushobora kuba mwiteze yuko umuntu ukora cyane umusaruro yakuramo ugomba kuba umeze gutyo. Rero mu gihe tugezemo abantu tugomba kwitonda cyane cyane bitewe n'imirimo turi gukora. Kwiterambere riri kugenda ryitujyana ahantu aho gukora cyane ntabwo bikiri iby'ingenzi cyane kugira ngo ibintu byose bicemo. Ndabivugira iki? Turi mu bihe aho hari ibikoresho byinshi byakoreshwa mu nzira ya nyayo ugana mu iterambere. Turi kureba tekinoloji, turareba igishoro, yaba umunwa, yaba igihe cyawe n'ibindi, tukareba na media cyangwa se itangazamakuru. Itangazamakuru rishobora kuzana umuntu imbere yawe ukabona ari kukubwira ibintu byiza, ugashobora kuba wanagira ngo niwe munyabwenge wenyine igihugu gifite, ukaba wanagera n'ahantu nawe utangira gukoresha amarangamutima ukavuga uti ese kuki tudafite abantu benshi nka bariya? Ni ukubera iki? Nuko ari we wabonye, ni igikoresho nyine, ni cya bintu nakubwiye. Hari uwundi muntu w'umuhanga utazi uri ahantu runaka, ariko kubera ko atakoresheje bya bikoresho bigezweho birakugoye yuko wabona akazi ke, ko nawe ari akazi katoroshye. Ari nayo mpamvu ibyo bikoresho byose tuvuga tuti ni ibigufasha gukuba imbaraga wari gukoresha ahantu ibyo wagombaga gukora, ahubwo bikaba bifite ibindi bintu bibisunika, imbaraga zo kujya kubishaka, mbese kwipromotinga cyangwa se kwigeza ahantu hose bikabura. Ahangaha noneho ukibaza uti nakora iki? Icyo ukora, urumva, icyo ukora n'uburyo ubikoramo nibyo bintu by'ingenzi cyane kurusha gukora cyane, nk'uko ari urukweta abantu bose batubwira ngo twambare, ngo dukore cyane mu byo dukora. Mwabyumvishe mbisubiremo, uko ukora ibintu byawe n'uburyo bwiza ubikoramo nibyo bintu by'ingenzi cyane kurusha kukubwira ngo ukore cyane mu byo ukora. Ahangaha tugomba kureba gutya, iyi si turi kureba gutya ntago bisobanuye yuko, kuko abenshi bashaka kureba isi imeze nk'umurongo, kora amasaha 8 inyungu uri bukuremo zihwanye n'imbaraga washyizemo. Hoya, ntago ariko bisobanuye, kuko nujya kureba neza muri sosiyete tubaye, mu muhinzi, umukarani, amasaha bakora ni menshi cyane. Hari n'igihe babaha amafaranga 100 cyangwa se bitewe nuko wenda mwumvikanye, ariko inyungu se bakuramo koko baba bakire ku buryo umwana wawe nawe ubona yajya kuba umukarani. Mubyiteho mu kibazo icyo kintu. Hanyuma noneho ikibazo tukakongera tukakubwira uburyo ubikoramo n'uburyo bwiza ubigenzamo bishobora cyangwa se abantu bikorera akenshi nibo bantu shiduka babaye ingenzi cyane mu kazi kawe. Ndakubwira ni nk'urugero, hari umuntu wenda kera abantu bakoreshaga umufuka bikorera, hakaza undi muntu utwara ingorofani. Wasangaga umuntu utwara ingorofani ayifite wenyine yarigeze kuyobora karitsiye, abantu bose ari we batuma. Haza gukurikiraho generasiyo y'amagare, abantu b'amagare nabo bigeraho ngo abantu babona yuko ari ibintu birenze. Ariko ubu ngubu muri kubibona none byageze ku rundi rwego, ntago iby'ingare cyangwa se yewe na moto nabyo ni isereri, ubu ngubu bisigaye byarageze ku dukamyoneti dutoya. Ibi ngibi nabyo mushobora kubyumva muri ubwo buryo. Aha rero nicyo kintu barimo barakubwira, biganisha kuki? Twavugaga umuntu ugenda n'amaguru yikoreye, ariko ubu ngubu twageze ku muntu ufite akamodoka ke agapakira.
ahangaha bisobanuye iki? Bisobanuye yuko yahisemo gukora smarter cyangwa se gukora mu buryo bwiza burenze uko yashyiramo imbaraga akora cyane, avangajya hariya akagenda inshuro nyinshi agashiduka akoza amasaha menshi, ariko kubera yapatanye amafaranga make bikaba biranze. Ahangaha muri kubyumva, ni ukuvuga ngo njyewe nk'urugero, niba wenda urugero twe dukora kuri YouTube, nkora content ya views 10, ariko ejo bundi kugira ngo nyereze views 1k nk'uko abandi babisaba bikantwara iminsi 100. Ntabwo biba bisobanuye yuko ntakora cyane, ahubwo hari igihe nanjye haba hari ikibazo gihari. Ibi ngibi bisobanuye iki? Aha impamvu mvuze kino kintu cya views 10 wenda nkageza 1k mu minsi 100, kubera ko content nkora buri munsi nibyimpa. Mu gihe hari undi ukora content ye mukabona ayikoze n'isamwe cyangwa se yaranari live byarenze 1000, bisubira kuri bya bindi nakubwiye bya bikoresho byo hejuru byamufashije wenda kumenyekana. Ariko nanone hari umuhanga witwa Kapil Gupta, we yigeze kuvuga ati inshuro nyinshi iyo turi gutekereza ku gukora cyane, ni ibintu dukora kugira ngo tugakora dushyizemo imbaraga kugira ngo ubwonko bwacu tububwire yuko twakoze cyane ntako tutagize. Ari mu gihe biba bimeze nkaho wowe igihe ubwonko bukubaje ngo byapfiriye hehe, aba ari cyo gisubizo cyonyine ufite, ukahita ushyiraho akadomo sinakoze cyane cyangwa se narakoze cyane none byaranze. Ariko mu kuri bisobanuye yuko wowe nk'umuntu uba wararemye icyo kintu nk'umuntu ufite antibare. Ni ukuvuga ngo wowe uri bwawe uri kubona wihaye impamvu deja izasobanura impamvu kimwe n'icyanga, ubwonko bwawe buzaba bufite igisubizo bitandukanye na wa undi wicaye nta kintu yakoze, we nawe ubwe azaba avuga atoke nta kintu nakoze, nyine ntago nakoze cyane. Aha rero nicyo kintu nkubwira, abantu bakore cyane kugira ngo babone, basigaye bakora cyane kugira ngo babone igisubizo baha ubwonko bwabo, kugira ngo kubera ko n'ubundi babizi yuko ibintu bagiye gukora bitazacamo. Iki ni ikibazo kinini cyane kiri muri societe, ari nayo mpamvu nkubwira nti abantu bose byaciyemo uramenye ntuzagire ngo barakoze cyane, ntago ari yo mpamvu, ahubwo bashoye imbaraga zabo ahanya. Hari nacyo kintu nakubwiye, abantu bababwira ngo gukora cyane ntago ari yo mpamvu yonyine iri direct ushobora gukora cyangwa se ako kanya ikahita kugeza ku ntsinzi, kuko niko baturemyemo. Iyo byanze byose bakoresha iryo jambo ngo ntago wakoze cyane ongeramo akabaraga, ariko ntago ari icyo ngicyo. Ahubwo cyo natwe twakugira inama dusoza. Ubu ngubu hari ibintu byinshi, umuhanga witwa Naval Ravikant niwe wigeze kuvuga ati ubu isahani igeze dufite amarobo menshi, abantu bakora akazi ko muri office ntago bigikomeye. Business plan Google akandaho bakaguha sample, ntago ukiyitekereza uhereye mu mutwe ukagiranya ukatwara ibintu. Ubu ngubu ibitabo byabaye byinshi, niba kubwira ngo accounting cyangwa se icyari cyo cyose ushobora kubikoresha ugakabonye sample, ntago uri buyitekereza uvuye mu mutwe. Ayo masaha wari bufate ukabikoresha, deja amarobo yararemwe ngayo ari kuri commande yawe ngiyo ChatGPT ukabura bikoze. Cyangwa se ukabura aho ngaho ugiye kwandika content uri bubwira abantu mu Cyongereza, aho ngaho uragenda ubwiye ChatGPT muganire iguhe content uyandike mu buryo bwawe, naho ubonye amakuru. Niba muri ibinyamakuru mugasanga abantu 100 mwanditse inkuru imwe, ariko buri wese yanditse mu buryo bwe, izo ni amarobo yuzuye kuri internet, yabakora paraphrase, yabakora iki, aguha synonyme zibisa ni cyangwa se ibintu bihuje ariko bivuga kimwe ariko bidahuje iki amazina, ugasanga byose urabifite. Amarobo ari hariya, ahubwo wowe mu buryo bwo gukora biri smart, nubwo birangira ari ugukora cyane bigutwara umwanya. Gukora cyane ahanga tuba turi kuvuga nyine uwo mwanya, ariko mu bintu byanyabyo. Ufata ubwenge bwawe ukabushora kugira ngo urebe uburyo ukoresha ibyo bintu bibashe kuguha ibyo ukeneye. Niho bihera uhozaho, abantu babikunda bakubaha bamenya kuri umuhanga, ejo bikanakunda koko ukaba byacamo. Niyo mpamvu igisubizo cyanyabyo burya good judgment, cyangwa se wowe ubwawe gufata ibintu gacu ubutabera buri mu bwenge. Ahangaha ni ukuvuga ngo bigusaba yuko wiga ugasoma cyangwa se ukaganira n'abahanga muri icyo kintu mbere yuko wishoramo ngo ushyiremo imbaraga nyinshi. Ari nayo mpamvu nakubwiye ngo ngiyo mbonye umuntu bimwe biri kwanga cyane, nkabona uwundi nawe uri kugerageza kumurengaho, nge mpamya kukora cyane ari uriya byanze, ahubwo nkatangira kureba impamvu byanze. Rimwe na rimwe usanga yaragiye agakora cyane ariko ataganiriye ngo arebe yuko yakora ubutabera kuho agomba gushyira imbaraga nyinshi. Ahangaha bisobanuye iki rero? Yes, ikintu nashaka kubabwira, gukora cyane ni ibintu bakabiriza cyane, ariko si yo mpamvu yonyine. Niyo mpamvu nonaha utangire ufata imbaraga zawe uzishore mu kintu ukunda, hanyuma urebe uburyo watekereza uburyo bwiza wakigira neza,
niyo nzira ejo yawe yagira ikikubarira mu rugendo rutangaje cyangwa rugoye rwo kugira icyo tugeraho. Hari ibintu byinshi hanze ushobora gukoresha mu nyungu zawe ukareba yuko hari icyo wageraho. Ciao shalom, naho ubutaha. Nizere yuko hano wenda ni debate, nawe wambaza muri comment tukaganira, ariko gukora cyane ntago ari yo nzira yonyine ituma ugera, ahubwo ni ikintu kiba cyahawe agaciro karenze kurusha uko bakakubwiye ko icyo ukora, uburyo bwiza ugikoramo n'abantu gikorera ari bo bantu b'ingenzi bashobora gutuma ibintu bicamo.